Axon. You see them girl a beauty them. Kivumbi King ari mu artiste navuga ko batangiye grindinga muri ino industry guhera 2018 ndetse abantu benshi batangiye kumwereka ko batamuteza amatwi cyane, ariko Kivumbi King abantu batangiye kumuricognizinga, ariko batangiye kumuricognizinga nk'umunyamivugo kubera ko mu mwaka wa 2019 nibwo yasohoye iyo bita cyacyana. Ndatambuka bakagira bati dore cyacyana cya Kivumbi cyacyana. Akora n'izindi ndirimbo zirimo Fever, Madame ndetse n'izindi. Gusa Kivumbi King ntekereza ko abantu benshi batangiye kumukunda cyane ubwo yakoranye na Mike Kayihura bakorana indirimbo bita Sabrina bakimenya bose muri lockdown, murabyibuka. Ariko nyuma gato yaje kujoininga ba Kevin ndetse muri TRAPISH wabona Kevin ukumva Kivumbi King Kenike Shati ririmba Logan Joe ndetse birangira nyine babaye gang, ariko uko yagiye bivanaho gato ndetse uko yagiye ubona batakiri kumwe cyane. I'm a big dog, more King Kong, yes I know. Yeah, yes do we know. Kivumbi King yakoze n'izindi track zirimo hejuru Badman ndetse n'izindi. Gusa Kivumbi navuga ko yagize audience imwe idahinduka kugeza ubwo yakoranye n'umuntu bita Juno Kizigenza, bakorana indirimbo bita Jaja. Juno Kizigenza nk'umuhanzi wari warakonvetse arangije amuhereza abafana bandi b'abanyarwanda OG noneho barangije baramukunda. Kivumbi yongera gukonfirmira abantu ko ari umuhanzi wa Danje ku indirimbo bita Yaramaye akikora, rero yabaye indirimbo ya Danje hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Murasu wawe shisha make nanje ya Lampaye last Friday naho ya Lampaye best friend we nawe. Yaramaye kurikirwa n'indirimbo bita Wait. Yo Axon. You see them girl a beauty them. Whole lot of faith in him, man. Producer Axon wo mu gihugu cya Uganda wakoze Nana biba ibindi. Another 266. Oh yeah. Nago mwisha. Rero Kivumbi King yafashe imitima y'abanyarwanda, ariko anamenya no kuvuga ngo buri gikorwa cyose nkoze cya art ngomba kukimonetiza. Niyo mpamvu Kivumbi King events zose zibera muri BK Arena agomba kuba hari. Ikindi kintu Kivumbi King arushije abandi ba artiste, agira inshuti nziza kugira abana nk'aba Toxic ba DJ Marino, abantu baba performinga muri club za hatari. Rero birangira ifite inshuti nzima ba Brisnor zikumenya ahantu hose hakenewe hari amafaranga. Rero Kivumbi King niyo kintu aba artiste bose bagomba kumwigiraho, azi kumonetiza artwork ze zose.